muraho neza mwongeye kwirirwa. Iyi ni SF Media TV ibisanzwe. Reka mbaganirize gato cyane ku nararibonye Tito Rutaremara. Yaragize ati erega abazungu baza mu Rwanda bibeshye ku Rwanda ndetse bibeshya no ku banyarwanda. Inararibonye muri politike Tito Rutaremara nkuko asanzwe abigenza iyo ashaka gusangiza abantu bamukurikira. Kuri Twitter yaranditse agaruka ku mateka yaranze abakoloni n'abanyarwanda, avuga ko ikubitiro abakoloni bibeshye ku bwenge n'ubumwe bw'abanyarwanda. Mu magambo ye make cyane, Rutaremara yaravuze uretse no mu Rwanda rwa kera, henshi ku isi imirimo yari itunze abantu yari itatu: ubuhinzi, ubworozi n'ubuhigi. By'umwihariko mu Rwanda abatungwa no guhiga bitwaga Abahutu, abatungwaga no korora bakitwa Abatutsi, abatungwaga no guhiga bakitwa Abatwa. Buhoro buhoro uko ibihe byagiye bihinduka, abantu batura hirya no hino bakanahororera, bwatumye ubuso bw'amashyamba bugabanuka. Abahigi batangira guhiga cyangwa korora, bitabira n'ubundi bukorikori. Bamwe babaye ababumbyi, abandi baba ababaji, gutyo gutyo. Rutaremara avuga ko abanyarwanda biyongeraga, abaroraga bagatangira ibikorwa byo guhinga. Benshi imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi barayivanga, abantu bagakora byombi, cyane cyane abafite mu misozi miremire. Niho ubworozi butakunze kubera kororera amatungo mu misozi miremire atari igitekerezo cyiza. Ikindi avuga, abahinzi nabo barabiretse bitewe nuko bageraga ahantu bagasanga ubutaka bwaragundutse cyangwa imvura ntihagera ku gipimo gihagije bakahimuka. Kuri Rutaremara, ubworozi bwagize agaciro mu mibereho y'abanyarwanda kurusha ubuhinzi n'ubuhigi, kubera ko bwari ubutunzi umuntu yashoboraga kwimukana. Ufite inka nyinshi akitwa Umututsi, akaba umukire mu bandi. Umunyarwanda wagiraga inka yabaga Umututsi. Ugize inka nkeya cyangwa utagira inka n'imwe akitwa Umuhutu. Umutwa akaba wa wundi utunzwe no kubumba no kubaza. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, ni ukuvuga mu mwaka w'1900, abazungu baje mu Rwanda basanze rufite urwego rw'iterambere ruriho kandi rufatika. Tito Rutaremara avuga ko byabatangaje, ngo bumvaga ko amajyambere aturuka iwabo gusa, kuko ngabirabura baturuka ku rwego rw'inguge batakwivumburira amajyambere ahanitse nk'ako kageni. Barabazaga bati ni bande bayabagejejeho mu Rwanda? Avuga ko abazungu bageze ibwami basanga abantu b'ibwami ni Abatutsi, abakire. Bati aba nibo bagomba kuba barazanye amajyambere. Ibyo byarabatangaje, batangira kwibaza aho abo bantu baturutse. Tito Rutaremara avuga ko abazungu bibazaga aho Abatutsi baturutse ndetse n'aho Abahutu baturutse. Cyakora ku byerekeranye Abahutu n'Abatwa, abazungu baje kwanzura ko baturutse muri Chad na Cameroon, aba bantu. Naho Abatwa bakaba bavukira mu mashyamba y'ibice u Rwanda rwahozemo. Ihurizo ryari ryo kumenya aho aba bantu b'abakire bazanye amajyambere bitwa Abatutsi bakomotse. Abahanga barahuruye. Nyuma y'ibi, abahanga mu miterere n'amateka y'abantu, anthropologiste, barahuruye baza kureba abo Batutsi no kwiga imibereho yabo. Bibazaga abo bantu baje mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bya Afurika aba ari bo. Umusaza Rutaremara avuga ko bariya bahanga babanje kureba igihagararo cy'Abahutu n'Abatutsi. Babandi bitaga Abatutsi basanga bamwe ari barebare abandi ari bagufi, basanga hari abafite imisaya miremire
abandi bafite imisaya migufi. Cyakora mu gupima kwabo baje gusanga ibi uko biri ari nako biri ku Bahutu. Mu gushaka igisubizo, hari bamwe mu banditsi b'abazungu banditse ko Abatutsi baje mu Rwanda baturutse muri Mesopotamia, Iraq na Iran by'ubu. Abandi nka Deliperugia bandika ko bavuye mu misozi ya Caucase mu Burusiya. Umunyasenegale witwa Sheikh Anta Diop yapfuye mu mwaka w'1986. We yanditse ko Abatutsi bakomoka kuri bamwe mu bubatse inzu zo mu Misiri zitwa piramide. Muri ibyo bisobanuro byose byaje kwemezwa ko Abatutsi baturutse muri Ethiopia. Tito Rutaremara akomeza avuga ko nyuma y'uko abazungu basanze iby'imisaya igoroye n'imigufi bikiri ku Batutsi barebare n'abagufi, bikaba ku Bahutu barebare n'abagufi, bahinduye umuvuno, batangira kureba imibereho yabo. Basanze mu mibereho y'Abanyarwanda babayeho kimwe. Bajya mu rurimi bagasanga bafite ururimi rumwe, bajya mu myemerere bagasanga bafite Imana imwe bemera bose kandi basenga kimwe. Bareba mu mico bagasanga bafite imico imwe. Kureba mu miturire bagasanga Abanyarwanda batuye hamwe, ubuzima ari bumwe. Ubumwe bw'Abanyarwanda bwarabacanze. Nyakubahwa Tito Rutaremara avuga ko nyuma yo kubona ibyo, abahanga b'abazungu, ubumwe bw'Abanyarwanda bwabatangaje, barumirwa. Batumije abahanga bo gupima imisaya, amazuru, umutwe, agahanga n'ijosi. Aba bahanga nabo bababwira ko Abanyarwanda bose ari bamwe, ufite inka ziri hasi y'10 cyangwa utagira inka n'imwe akaba Umuhutu. Babishyizeho bityo babyandika mu ibuku. Ubu buryo bwo gupima Umuhutu cyangwa Umututsi ushingiye ku mibare y'izo atunze nabwo bwari inenge, kuko mukuru w'umuntu yashoboraga gutunga inka nyinshi akitwa Umututsi, murumuna we agatunga inka nkeya akitwa Umuhutu, kandi bose ari bene mugabo umwe. Mu magambo ye kandi avunaguye, Tito Rutaremara avuga ko ariko imbuto yo kuzaca Abanyarwanda mo ibice yaje kuvamo ubwoko yabibwe. Asezeranya Abanyarwanda bamukurikira kuri Twitter ko ubutaha azababwira uko abantu batandukanyijwe hashingiwe ku nka 10. Hemezwa ko badahuza ubwoko bw'ikinyabuzima bigitandukanya n'ikindi mu maraso. Bivuga ko umuvandimwe umwe yagira iye undi akagira iye, kandi bavukana. Fashishije Nyakubahwa Tito Rutaremara, akaba n'umuhanga muri politike y'u Rwanda, akaba ari inararibonye cyane. Twamenye neza uko abazungu baje mu Rwanda n'ibyo baje babeshya, ubundi bakaducamo ibice. Nge nari Kubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe. Ubutaha tuzabaganiriza ku mateka atandukanye y'u Rwanda. Stay on touch, kora subscribe, like na share. Ndabakunda.